ubutumwa. ubu nanjye nyifitiye icyizere we yambwiye ko izankorera ubukwe bw'igitangaza. Haleluya. yambwiye ko izamuza n'abazungu. Nanjye nzaryambara. Haleluya. yambwiye ko izamuza n'abakomeye n'aboroheje. yambwiye ko nzayikorera kugeza i Burayi. kubera yuko n'isezerano ndarigendana kandi ndabyizeye. Imana irica we irica iyo uyimenyereye. rara wamoraje sibro nabwira abantu banyumva ngo be kumenyera Imana be kuyitinyuka ngo bayizeyuka. Imana irica kandi ikora ibyo yitumye. nigira n'ikirema ikagikomeza mu bumana bwayo. iyo ishatse guha ubutunzi yashaka ikabukwima, yashaka ikakugira ukomeye, yashaka ikakugira uworoheje. rero nubigirirwa ntuzirate ngo warakomeye, ahubwo ujye uhora uca bugufi imbere y'Imana. vuga uti Imana iki cyubahiro ni icyawe. uvuga uti Imana nubwo ndimo nyoboye aba bantu ni wowe ugumye uyiha icyubahiro. we kwirata ko ari amashuri wize, we kwirata ko ari ubumenyi ufite. niyo yabuguhaye. Turabasuhuje inshuti bakunzi ba Yesu TV. uyu ni umwanya tugiye kubagezaho umukozi w'Imana witwa Vanessa. ni umukozi w'Imana wahamagawe n'Imana, ufite message z'Imana, ufite ubuhanuzi kandi bwagiye busohora. ibimenyetso by'uko ari umuhanuzi wahamagawe n'Imana birahari. uyu mwanya tugeze aho aba kugira ngo atugezeho ubuhamya. Karibu Vanessa, mukobwa wa Yesu. turakwakiriye kuri Bwira Yesu TV. ubu ugiye gutangira gusenga, numara gusenga wibwira abantu, hanyuma dukomeze uduha ubuhamya. Imana guhamagaye ikakubwira kuyikorera, ukabanza gutinda kubyumva, ikakubwira ngo uzayikorera waratakaje urugingo. igihe kikagera ukaba waratakaje urugingo. urwo rugingo uraza kutwereka urwo ari rwo, urwereke n'abantu bazagukurikira kuri Bwira Yesu TV, babashe kumenya, babashe no kumvira Imana babikuye ko itarakora nk'ibyo yagukoreye. Karibu Yesu aguhe umugisha. Amen. Ugatwiragiza Imana, dusenga Imana, kuko iby'Imana ntawe bimenyera. Imana ihora ari Imana, niyo kubahwa, niyo kwizerwa ku manywa na nijoro, ishoboye byose. kandi nibi byose dukora cyangwa se kuba ubutumwa bugiye gutambuka no kuberayo. Imana ishimwe. rero reka dusenga Imana tuyishimira kandi tuyisaba ngo isibane natwe muri byose, kuko ari Imana y'urukundo kandi ari Imana yabiteguye mbere yuko twebwe tubitegura kuvugiraho. Imana ishimwe. Imana yacu, Imana igira neza, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana yo gupfukamirwa, Imana nziza. Duciye bugufi, turirukana imbaraga zose za kirogoya mu izina rya Yesu. Turirukana gukora k'umwijima kose mu izina rya Yesu. Nyemerera Mana uze wururukubane natwe, udushyigikire, ube muri twebwe, ukora iby'ubutwari, wihesha icyubahiro, kuko ari we twagize uwa mbere. Mana ni we twagize uwa mbere muri byose, ni wowe wa mbere. ni wowe ujya ubasha ibibazo, ni wowe ujya ukemura, ni wowe ujya uvura, ni wowe ujya ukiza indwara zananiranye, ujya uzishobora. Mana we, imbaraga zose ujya uzirukana zikuzimu, ukatuneshereza tukakubona. n'ubundi uze wongere ugaragare, uze wiyubahishe, uze ukororererewa, uze ukora ibitangaza, uze ukora ibikomeye, uze wumvikanisha ijwi ryacu mu mahanga, mu Rwanda, ahantu hose, i Burayi, ahantu hose kugeza ku mpera y'isi. Mana ugereye uryumvikanishe, kuko ari we Mana ikomeye, nta kijya kikunanira. ugira itangira ukagira n'iherezo. nzi neza yuko iyo utangiye ikivu cyusa neza, uri Imana y'amahoro. ngwino ubane natwe, tugotesha umucyo wawe, imbaraga zawe zibane natwe. si uko udahorana natwe, si uko utaba hafi yacu, ahubwo turongeye turaguhamagaye ngo uze wongere ube mushyashya kuri twebwe. wiheshe icyubahiro, imbaraga zawe zikore ibitangaza, imirimo yawe ikoreke, kandi ubwiza bwawe bugaragare. abarwayi bakumva ubuhamya bazongererwa imbaraga, bakire. abakumva ubuhamya Mana bazabone gukomera kwawe, ko nta kintu udashobora
ushoboye gukora, urica ugakiza, ushyira ikuzimu ugakurayo. Uri Imana ihindura ibyanze guhinduka. Ngaho bana natwe kuko ari we twiringiye, ni we duhaye ikaze na karibu kuri twebwe. Imirimo yawe ikoreke, icyo ushaka kugeraho aba ari cyo ugeraho, icyo ubona cyafashe imitima y'abantu aba ari cyo ukora, kuko uri Imana nziza. Ni mu izina rya Yesu, amen. Noneho rero watangira ukatwereka urwo rugingo watakaje. Nabizi ko hari abantu benshi bazabibona bakihutira kuvuga mesaje z'Imana kugira ngo batazagira ibibazo nk'ibyakubayeho. Imana y'amahoro, Imana nziza. Reka mbereke n'ibintu bigaragara cyane, ni ijisho rimwe mfite. Imana ishimwe rero. Imana yarabikoze insigira irindi rimwe, hari wenda yose yiyakuramo nari kugenda ndi impumyi kandi kanshoboza no kuyikorera. Ariko Imana ishimwe ko yanshigarije rimwe, nkaba mbasha kwikura mu nzu, nkaba mbasha kwikorera imirimo iyo ari yo yose. Uko Imana yashoboza kose cyangwa se aho yanyerekeza hose nahagera, kandi nta nkoni ngenderaho nk'abandi bose bafite ubwo bumuga bwo kugendera ku nkoni batareba. Imana ishimwe rero ko yabikoze neza, ikihesha icyubahiro, ikankorera igitangaza. Navuga ko ari igitangaza kuko yambwiye yuko ariyo yanyigishaga, yarikuyemo nyine igira ngo inyereke gukomera kwayo, ko ntawayicika, ntawabona aho ayisimbukira. Imana ni ngari, ahantu hose ibihari. Ubu ngubu turi hano mu Rwanda, iri i Burayi, iri muri Amerika, iri hehe hose n'ahandi hose irahari, kubera ko ari Imana nziza. Rero Imana y'amahoro yarakoze kunsigira ijisho rimwe. Amen. Nanayishimira rwose kuko yagize neza. Yego. Kuko iyo yakuramo yose nari kugira ikindi kibazo. Vuga se Mana, nzajya mva mu rugo gute? Nzajya mbigenza gute? Ariko n'abatayafite baragenda, ariko ntago bibashimishije nkuko nanjye bitari kunshimisha. Imana ishimwe rero yarakoze. Yansigiye ijisho rimwe, ngira ngo uwankurikirana akandeba arabona ko ibyo mvuga atari ukubipapira cyangwa se atari ukubeshya, kuko hari n'ababivuga babeshya, bagatanga ubuhamya babeshya, ariko ibimenyetso birahari bigaragaza yuko ntabeshya. Imana ishimwe, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni Imana nziza rero yarakoze. Yandinze kwiheba, ndinda kuvuga ngo nzabigenza gute ko iri nkuyemo ndi umukobwa. Icyo gihe yari nkuyemo nimba nari mfite imyaka nimba ari 19 nimba ari 10 n'ingahe, ariko Imana ikomeza ibana nanjye. Nari ntarasobanukirwa ko ngomba gukorera Imana rwose, numva bindi na kure, ariko irangije nyuma yo kurivamo niho nasenze amasengesho y'iminsi 3 ndabyibutse. Iminsi 3 ku rusengero rwacu, nari nkiba mu ntara muri Kamonyi. Hanyuma rero Imana irangije ingirira neza rwose, irambwira ngo niyo yanyigishaga, ngo niyo yanyerekaga ko ikomeye, ngo nanze kuyumvira, mbese imbwira ibintu byinshi. Irambwira ngo niyo inkomerekeje ni nayo izanyomora. Imana ishimwe, haleluya. Niyo itera gukomereka ko mu mutima, ni nayo ikuraho ibikomere byo mu mutima, ni nayo yomora inguma. Imana ishimwe. Hanyuma rero navuga ngo nta gisumbye Imana imbaraga. Ibintu byose biri munsi y'ukuboko kw'Imana, kandi biri mu kwera kw'Imana. Byose iyo yabiteguye neza ibigenza uko ibishatse. Ntago wayibwira ngo urayigira inama, ntiwayibwira ngo uravuga iki, ngo mbabarira Mana. Oya, iyo yaje iba yaje. Imana ishimwe cyane, yabaye mu ruhande rwanjye rero, ikomeza umutima wanjye. Numvaga n'ubundi nkiri mu bitaro, numvaga nayibwira ngo Mana wambabariye ukampuhura, ko n'ubundi nta mukobwa w'ijisho rimwe, ko n'ubundi ubu koko ndataha ntaha hehe, urabizi ko ntawe nsanga, ko ntaki, ubu koko ndabigenza gute? Ariko Imana ikomeza impa imbaraga, mpa kwihangana, kuko nyine ariyo yari yabikoze. Jewe ntabizi, sinari nakabisobanukiwe ko ariyo, ariko Imana ishimwe ko yansobanuriye ko ariyo. Ariko iyo itaza kubimbwira ko ariyo, nari kwibunga nkiheba, nkaba nanakwiyahura. Ariko Imana y'amahoro ishimwe ko itabyemeye. Haleluya. Ni Imana yo kwizerwa. Imana itugirire neza, kandi
imana ifashe abazabyumva bizabagirira umumaro, bazitaba imana vuba nk'uko imana yambwiraga ngo kuki ntitaba imana, nkavuga se ngiye gupfa mbigenze ntimana, nuko nza gusobanukirwa ko ari ukuyikorera. Imana ishimwe ikanshyira mu byayo rwose, ikanyiyoborera, kuko igikunda no kumbwira ngo irampfuhira. buriya ntabwo nkunda kwitwara nk'uko abandi bitwara. Imana y'amahoro ishimwe. Hari abambona rero bakavuga bati naritukuje nagize gute, ariko ntabwo ari ukwitukuza, niko Imana yandemye, ahubwo ibyaje nyuma byatewe n'iyi si nyine by'abantu babi, bazima babi bagenda bahumanya umuntu kugira ngo isura ngo ihindane. Imana ishimwe, nabyo rero iba yabitubwiye ikagenda itunosheraho tukumva tugize ibindi byiringiro. Imana ihimbazwe cyane kuko ibana natwe, buri gihe buri munsi ibana natwe, ikagenda itwereka imirimo n'ibitangaza byayo. Nuko rero mba nitabye Imana gutyo, nkasengera abarwayi nkabona barakize, ugize ikibazo nkabona arampamagaye. Hari umuntu umwe twigeze gusengera yafashwe n'uburwayi ngo yaragiye iwabo mu ntara y'Ikibungo, aza afite umwana, akajya ashaka kumushomba inzara gutyo w'uruhinja, ngo kuko byari byamutegetse kumwica we ari bupfe n'umwana agapfa. Hanyuma akajya ashaka gukuramo ingoto gutyo ngo umwana apfe. Yari afite umwana mwiza w'umuhungu ari n'uwa mbere. Hanyuma turasenga atavuga byamugize ikiragi, turasenga tubona ukuboko kw'Imana kurabikoze, tubona imbaraga z'Imana zirurutse, arongera aravuga. Imana ishimwe, uko byavugaga aho byaturutse n'uko byagenze, aho yabikuye n'uko ngo yari yasuye iwabo nyine hari mukazi, nuko yamuhamije. Imana y'amahoro rero itugirire neza. Muri iyi si ifite ibintu byinshi bibi kandi bikomereye abera, kandi nyamara ntabwo bizabashobora kuko bafite Imana ibirusha imbaraga. Haleluya! Bafite Imana ibirusha imbaraga kandi birusha ubwenge byose. Imana itugirire neza. Nuko rero Imana igumye ikora ibitangaza gutyo. Uwo mubyeyi nawe wundi turamusengera, ndamusengera wabyaraga abana babuze, abana babuze ubwenge ku ishuri, nk'abasengera nkabona baratsinze. Ibintu nk'ibyo byose imirimo n'ibitangaza bigakoreka. N'undi wari warabuze umwana, ndamusengera abona umwana, ariko Imana integetse bagiye kumwirukana ngo bamusende kuko yari amaze ngo kugaragara nk'ugiye guca umuryango. Nuko ngo bagiye kumwirukana, yari yaje gusenga icyo gihe arira amarira amwishe. Nuko rero ndasenga numva bampamagaye ikindi gihe ngo umwana yaravutse, numva nabwo nshimiye Imana. Ntabwo ari imbaraga zacu, si byari ngombwa kubivuga, ariko ni ubuhamya turimo gutanga kugira ngo abantu bakomere kandi bamenye ko Imana iriho kandi inakoresha abantu bayo. Iyo iguhamagaye iba yaguhamagaye. Imana itugirire neza. Kuko Yesu yaravuze ngo ntimuvuge ko ari njye waciye ahangaha, ngo kugira ngo ahari bitamenyekana ko ari we wabikoze. Natwe rero ntabwo twirata ko ari imbaraga zacu, turirata gukomera ko Imana yaduhamagaye. Haleluya! Yaduhamagaye. Imana ishimwe. Ibi ngibi bitambuka kugira ngo abantu bakomere kandi babashe kwizera Imana isumba byose. Yambwiye ko izampa ijisho, nizeye ko izampa insimbura yayo. Imana impa ijisho. Yambwiye ko izampa uwo muterankunga, sinzi aho izamukura, ariko izamubona kuko irabafite benshi bakiyumvira. Ariko aho ngaho yakubwiye ko izaguha ijisho, ubwo ntiyabizaguha umuntu ugufasha kureba ntukomeze kuba wenyine ikaguha umugabo? Nabyo birashoboka. Ngira ngo nabwo yabikoze ikintu gikomeye. Kandi rwose iryo sezerano urarifite? Ndarifite cyane, buri munsi irabimbwira kandi nkomeje kuyiringira. Kandi ntago mba numva nashaka umuntu tuzahuza tukazajyana no mu gihugu cyo mu ijuru, tukakomezanya, tukafashanya mu bibazo. Mbese umuntu wumva nawe akurikiye Imana, cyangwa se wumva yizeye Imana. Ariko mbabarira, ubanza ukuremo iryo wongere ukuremo ngira ikintu nkubaza, kuko ndimo kumva hari ibintu ngomba kukubaza. Noneho nkawe nk'uko nkubona uko
ugaragara nk'umuntu ufite ibibazo byo kuba waratakaje urugingo. Nk'ubu ibyishimo wagira Imana ihishuye ukwemera muri ibyo bihe uhagazemo, tugaragarize uko nibura akantu k'akamenyetso uko wabyakira. akantu k'akamenyetso nakwishima, nahita mvuga nti Imana noneho nayivuga mu rundi rwego. Ni mu rundi rwego kuko yambwiye yuko ngo nimara no gukora ubwo bukwe ngo izampa izindi mbaraga, ngo nkayivugira, ngo nkajya no mu bihugu byo hanze, ibintu byose bikemera. yego Imana ishimwe. kandi njyanyweyo no kuvuga Imana gusa. urumva ni izindi mbaraga izabinyongereye. Haleluya. ni izindi mbaraga izabinyongereye. si ukuvuga ko nzaba ngeze mu ijuru, kuko nzaba nkiri mu isi. yego ni isi y'imiruho, ni isi y'imibabaro. hanyuma nzaba nkigeragezwa, ariko ndumva ari ikintu gikomeye izabikoze abantu baciyeho umukato ko kitakoreka. Imana ishimwe. Imana ibyumve yumve icyifuzo cyawe kandi bisohozanye umwete n'umurava wayo. irabishoboye. Imana ni iyacu. ndakuzi neza, uri umukozi w'Imana, twarasenganye. niyo mpamvu navuze ngo reka noneho ubuhamya bukurimo bwo kugarukira kuri ngewe gusa, ahubwo bugere no ku bantu bo kuribwira Yesu TV. Imana iguha umugisha cyane, wakomeza nta kibazo. nuko rero ndumva ari ikintu gikomeye Imana izabinkoreye, kandi kiziyongera ku buhamya, n'abazabibona bazavuga ko Imana ishoboye. kuko ariko ugaragara nk'umuntu wahuye n'ibintu bikomeye cyane. uretse ijisho, ni ikihe kindi cyakubabaje mu buzima bwawe bwo kuva wamenya ubwenge? nagiye mpura n'ubuzima bukakaye, nkatambuka abantu nkabona umuntu aranyanze, kundoga ko bakandoga, ntumperutse gukira, bari bandoze bangiriye nabi, ariko Imana irambwira ngo ntabwo yakwemera kumfa, kuko hari iki kinkoresha, ngo ntabwo ari cyo gihe cyanjye cyo gupfa. numvaga nari napfuye nabwo, ariko Imana irangije iranzura, mbona ukuboko kwayo. ndavuga nti burya koko ntabwo Imana igipfa gupfa iri muri twebwe. nuko rero birangiza mbona ngarutse mu mwuka, ndi muzima rwose, ndumva nkomeye, ndumva mfite ubuzima ahantu hose. ariko icyo gihe ukuntu nari meze umbonye ntiwavuga ko ari njyewe uri murabona, kubera ko narembye mu ijoro rimwe cyane, niho byaje ari byinshi bishaka kunyica, ariko Imana imbere igisubizo. hanyuma rero abantu b'Imana nyine baberaniyeho gufashanya. Imana yandarikiye abantu baraza baransengera, ntazi naho baturutse. ndavuga nti ariko Imana irankunda koko, numva nshimiye Imana. Imana rero ni nziza cyane. nayibwira abatarayimenya ngo bayegere. numva hari birangiye byo kwijisho. aha hantu se ubaye uri ni mu buryo bwo kuba uhaba ari icumbi, cyangwa se haba ari gakondo, bimeze bite? ndakodesha. urakodesha. muri ubwo buzima no muri ibyo bibazo se ubona uburyo bwo kuhishyura? Imana ica inzira. birangora cyane, ariko Imana ikandinda gukorwa n'isoni. amena. iyo ni ya Mana. hari ukuntu nigeze numuvuga ngo ubupfubyi. ese wabaye imfubyi mu gihe kingana iki? wabaye imfubyi nkiri mutoya cyane, ufite imyaka mikeya. bamurira. nari nyifite imyaka mikeya cyane, itaragera no mu 10. hanyuma rero mpangana urumva isabune, n'ubwo buzima byose bugoye cyane. ncamo muri ubwo buzima, ariko Imana ngira ngo yaranteguraga, kuko byose ko nta kibita kizi se, byose ibikora ibifitemo umugambi. Imana rero igumye irandinda, mbaho mu buzima bukakaye, ariko Imana irandinda. gusa icyo yankoreye yantoje kwihangana. nasonza ntihagire ubimenya, nkaseka nk'abandi, nabwirirwa naburara, byose bigasa numva ntacyo bikimbwiye. nageze aho numva nkomeye, ndavuga nti byari byo byose Imana yemeye ko nsha
muri ubu buzima nkumva nyine umubabaro ukamenywa n'Imana wumvamo ku buryo hariho n'igihe najyaga gusengera abantu matari hariya iki byose Imana ikambwira ngo sinkoreho numva ko ni Imana hamwe na hamwe yantozaga ngira ngo nkomere nzabone n'icyo mbwira abandi bantu bazaba banyumva cyangwa se bazaba bambona Imana ishimwe. Niyo mpamvu rero nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo umukiranutsi wiyoroshya imbere y'umunyabyaha ngo aba ameze nk'amazi atobamye. Imana izandinde kwiyoroshya imbere y'abanyabyaha. Naraciye muri uru rugendo meze gutya rukakaye kandi ubu icyo ngamije ni ugushaka ubugingo. Mba numva nakora ikintu Imana imbona nkavugira Imana ikambona sinereke cyane abana b'abantu ahubwo abanyumva bagahinduka kubw'ibyo navuze. Imana yacu tugirire neza. Imana ifasha abanyumva cyangwa abazanyumva kuba bakishijwe nyine be kuzajya biyoroshya imbere y'abanyabyaha bakomere kandi bakomeze icyo bahawe n'Imana. Imana yarakoze yabanye nanjye ndumva ari njyewe wawe ndi nyine. Hanyuma Imana ibaha umugisha abankurikirana cyangwa se abazanyumva ibagirire neza. Ubuhamya natanze n'ubwo ngubwo ko nyine ngenda mba mu ngo biranga igihe kiragera Imana irambwira ngo iranyemerera ko mba njyenyine kuko hari buriya yabonaga bidashoboka bitazanakunda guhora ugenda wenda usohoye ibyombo ukavuga ngo ugiye koza gahita uhamagarwa n'umuntu urwaye urebye gusiga ibyombo hanze mu rugo rw'abandi byari ikibazo. Hanyuma rero nanjye nagendaga mfite umutima ugize uhagaze mvuga nti Imana bazagira ngo iki. Igihe kigeze Imana yemera ko nibana si uko naje muri ghetto ari uko nshimye kwibana mu nzu. Imana niyo yari yabintegetse. Imana yacu tugirire neza. Nuko rero Imana ibana nanjye ndumva nari ngeze hariya havuga ngo nishyura gute inzu ngo bigenda gute ngo ni yanjye si yanjye niyo nkodesha niyo nishyura amafaranga. Rero njya kubona nkabona Imana inkoreye igitangaza nkabona ndishyuye kuko nanga ideni cyane nanga kuba nagira nk'amezi 2 mba numva nyine binkomereye byose biva mu kwizera. Nkavuga nti Imana uzambabarire sinzagira aho mva mpemutse sigaye mideni ujye uhora unyishyurira inzu ubone ko uri kumwe nanjye. Haleluya. Ujye uhora ukora ibitangaza kandi koko Imana ijya indinda gukorwa n'isoni kuri finali ku munota wa nyuma wenda harenzeho nk'iminsi 2-3 nkabona irayishyuye hazi uko ibigenje nkabona ukuboko kw'Imana. Naravugaga hariya naho mvuga ngo inzara yaranyishe ntambwira abantu ngo bakomere bagomba umuntu ntagomba gupfukamira ikigirwamana ngo nukugira ngo aramuke ijoro rimwe. Agomba kwita ku bugingo buzahoraho iteka ryose. Haleluya. Agomba kuvuga ati ngiye gukurikirana umugabane wo mu gihugu cyo mu ijuru nzabamo ibihe n'ibihe. Imana itugirire neza. Ibi bintu ndimo kuvuga birakomeye ariko bisobanukirwa n'uwakabimenye koko n'uwabyumva kumva biraryoshye. Imana wamenye ijambo ry'Imana cyangwa se wakurikiranye Imana. Imana itugirire neza. Hanyuma rero Imana iravuga iti nuko ba muri ghetto nzabana nawe. Ikambwira najya gusenga ikambwira ngo yashyize intare ngo irabunze ku rugi rwanjye ngo ntawe uzankinguza kandi mu bishoboka koko kire kubona hamagaye niwe waza cyangwa se wansabye uruhushya ni uza. Undi sinkunda gusengera abantu hano muri ghetto kubera ni hatoya ntagomba numva nakwinjiza umuntu. Imana ikwagure rwose kubw'Imana yayo. Rero Imana ishimwe ko ari byinshi igenda ikora. Nkaboneranya baherutse kunyiba bariba umurimo baranyiba bansiga nta myenda afite ariko ndimo gushima Imana ko imigenda inyambika nkumva ndayishimiye. Haleluya.
haleluya imana irashoboye icyo gihe Irashoboye. n'amafaranga nari nasize mu nzu mvuga ngo ndayakoresha ndi bwishyure inzu nayo barayatwaye ndahagera ndavuga nti ariko mana ubu warabyemeye rangije irambwira ngo isohoye ibishaje ngo izanzanira ibishyashya ubwo rero ndayitegereje imana itugirire neza amena kandi imana y'amahoro ihabwa icyubahiro yego rero imana nziza irera nashishikariza unyumva wese kugira ngo akurikire imana kuko nta hantu habi itakura umuntu nta n'aheza itashyitse umuntu amina ubu nanjye nyifitiye icyizere we yambwiye ko izankorera ubukwe bw'igitangaza haleluya yambwiye ko izamuza n'abazungu nanjye nzaryambara haleluya yambwiye ko izamuza n'abakomeye n'aboroheje yambwiye ko nzayikorera kugeza i Burayi kubera yuko ni isezerano ndarigendana kandi ndabyizeye kuko byose imana irabishoboye ntabwo nzajya yongeye kwicuruza sinzajya yongeye muri bizinesi zindi ni mu murimo wayo kuvuga imana gusa imana ishimwe kubera yuko hariho igihe umuntu afatwa n'uburwayi bakavuza bakabura indwara cyangwa se bakabura gupfa cyangwa gukira umuntu yamukozaho ikiganza akaba arakize ikiganza cyonyine n'ibyo imana igutegetse ukabikora ukabona arakize imana rero yaraduhamagaye niyo mpamvu tuyifitiye icyizere kuko iyo umuntu yizeye imana ikorana nawe ikabana nawe ikagenda imukomeza mu bikomeye biteye ubwoba ikagenda imuba hafi ndabyibuka icyo gihe mba ku musozi imbwa zanciye ku mutwe ari nk'imbwa 10 niryamiye ahantu gutya mu ndake nyine niryamiye nijoro nko mu masaha 9 iryo shyamba nyine ryakundaga kubamo abantu yewe imana irambwira ngo nimbitarure kubera ko hari igihe nigeze kurarana nabo ibintu biraniga biza mbyumva biraniga imana irambwira ngo nimbitarure njye kwanjye hanyuma nibwo imbwa zaciye aho ngaho niwe ndavuga ntiwiteka we noneho ibyanjye birarangiye ariko imana mbona irazirukankanishije ziragiye nta nubwo zanyuma rara wamora Jesi Glory imana ishimwe imana yagiye ibana natwe igiye ibana natwe mu bikomeye inzara ntiyanyica n'isaha imana ikagumya indwanirira ikampa gukomera imana ishimwe sinabivuga byose gusa imana irakora kandi irahindura kandi izatugirira neza izajya igumye dutungisha ubuntu bwayo n'imbabazi zayo n'urukundo rwayo imana yacu itugirire neza cyane kandi imana ihabwa icyubahiro yarakoze nabwira rero abanyumva cyangwa se nkabwira abantu bafite amatwi yo kumva bashoboye bumve bavuganye n'imana bayitabe hakiri kare kugira ngo batagibwaho n'urubanza cyangwa se kugira ngo itabazanisha inkoni yayo nk'iyo yanzanishije ndumva ari nk'inkoni ni nk'ikiboko yankubise kugira ngo ibashe kumbona ngewe naribwiraga ngo nakorera ikimana navugira ikimana kandi bihari ari y'ibimpa niyo yari kubimpa niyo itwigisha ubwenge imana ishimwe kandi imana ihabwa icyubahiro imana yo kwizerwa ni ukuri kandi isumba byose rero aho ikuyobora cyangwa se aho yakuyobora wayumva hakiri kare kuko irakubita ngo ni imana yica kandi igakiza imana bakunda kuvuga ko itica nyamara irica rwose kandi ikakwica ukarangira n'ijambo ravanga ikiri kuzima igakura kandi nibuka si Herodera yakumbanyije agahita ajoga inyuma marayika akubise urushyirumwe akubise urushyirumwe iramukumbanya ahita ngo ajoga inyuma umubiri wuhinduka inya ako kanya imana rero irica nta n'uwayimenyera hari umukobwa umwe wayimenyereye agakora umurimo w'imana ari umusambanyi arayimenyereza kujyana n'undi gusenga inamuvugiramo ngo igiye gukora akantu ngo ariko ibwira wa undi ngo ariko ntatinye ngo kandi ntagire ubwoba ngo kuko ufite ukuri busibanganye n'ibimenyetso ndetse uwo mukobwa yaramutwitse arashya nta nubwo ari kure ni hariya kuri gorofe Kacyiru iramutwika arashya bagiye mu butayu ntibigeze bamubaririza iwabo barategereje baraheba ntibabaririza ntibagira gute ngo nivu imana yarariyoye imana irica iyo uyimenyereye rara wamora Jesi Glory nabwira abantu banyumva ngo be kumenyera imana be kuyitinyuka ngo bayizeyuke imana irica
kandi ikora ibyo yitumye niyigira n'ikirema ikagikomeza mu bumana bwayo. iyo ishatse iguha ubutunzi yashaka ikabukwima, yashaka ikakugira ukomeye, yashaka ikakugira uworoheje. rero nubigirirwa ntuzirate ngo warakomeye, ahubwo ujye uhora uca bugufi imbere y'Imana. vuga uti Imana iki cyubahiro ni icyawe. uvuga uti Imana nubwo ndimo nyoboye aba bantu ni wowe ugumye uyiha icyubahiro. we kwirata ko ari amashuri wize, we kwirata ko ari ubumenyi ufite, niyo yabuguhaye kandi niyo yabukwaka. Imana itugirire neza kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. rero Imana navuga ngo unyumva wese yitaba Imana vuba, nimba yaramubwiye ko azayikorera, yaramubwiye ko azakorana nayo ibitangaza. rero hari igihe yigeze kumbwira ngo nzasengera ngo n'amagufwa yumye atariho inyama ngo asubireho inyama, ngo yongere abeho, ngo yongere abeho. icyo kintu Imana yarakimbwiye. Imana ishimwe. niyo mpamvu rero ntagomba kwisuzugura. nanjye ndi umuntu w'Imana ukomeye, ndi umuntu w'Imana ukomeye kuko Imana iri muri njyewe. kandi ikibitubwira ni imirimo igenda ikora. hari umuririmbyi yaririmbye neza aravuga ngo abayivuga nabi bayibeshyera tubagira inama barekera, kuko Imana irihagije. n'Imana bwayo irakomeye. Imana ishimwe. kandi Imana ibaha umugisha abamaze kunyumva. Imana ihabwe icyubahiro. rero hari impano nkuziho kera bajya guhimbaza Imana tukanezerwa turi mu nzu yayo, nibwo haba umunota umwe cyangwa ibiri, ariko ndifuza nibura usoze ufite igihimbano cy'umwuka wera ku buryo umuntu wese yakongera kumva Imana, kuko ntiyaguhaye ubuhanuzi gusa, yaguhaye n'impano. ndabizi uri umuririmbyi kandi wuzura umwuka wera. ikorasi igufasha. ikorasi mfasha benshi bose ntiyabafasha, ariko njye iramfasha. iravuga tuyiririmbe. iravuga dukeneye inkunga y'Imana, 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 si agahunga, dukeneye inkunga y'Imana, dukeneye inkunga y'Imana, dukeneye inkunga y'Imana, dukeneye inkunga y'Imana. uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana yumva, uri Imana, uri Imana itabara, uri Imana, uri Imana ikiza, uri Imana, uri Imana iruhura, uri Imana, uri Imana itsinda, uri Imana, 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 ugira neza, uri Imana, ukiza abarwayi, uri Imana, uzura abapfuye, uri Imana, 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 uri Imana we, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, ukiza abarushye, uri Imana, utanga agakiza, uri Imana, uruhura imitima, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, ufasha n'imfubyi, uri Imana, ufasha abapfakazi, uri Imana, uri Imana we, uri Imana, 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 uri Imana we, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana. amen. inshuti bakunzi babwira Yesu TV, wari umwanya wo kugira ngo tuganire n'umukozi w'Imana. kandi mwumvise ko Imana yamuhamagaye, mwumvise imirimo ye Imana yamukoresheje n'uyu mwanya wa none Imana iracyamukoresha. hanyuma rero twishimiye kubona igitangaza, Imana imuhinduriye amateka, Imana imuhaye kwambara agatimba, abagabo bambaye ikote. turabitegereje kandi turabyizeye, ntago ari we guhora muri ubu buzima. Imana ifite abagabo, Imana ifite uburyo yabigenza, Imana iguha umugabo kandi b'umumaro. amina. umugisha ubupfubyi yabubayemo arihangana, ijisho rimuvamo arihangana, yarayikoreye kandi nayo nzi neza ko ifite kumugirira neza. buriya hari ijambo nkunda kuvuga ngo hose ni mu kwayo.
nshuti bakunzi babwira Yesu TV, uyu yari umutumirwa kuri Bwira Yesu TV, ariko uko twatangiye dusenga agiye gusoza nanone aturagiza Imana n'abazakurikira iki kiganiro. Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana ikunda abantu bayo, Imana ituzi, Imana yo kwiringirwa. Rewa someni, turagushimiye ko watubashishije Mana, turagushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu, turagushimiye ko washoboje n'umukozi wawe akagera hano. Uhabwe icyubahiro, umuha umugisha, umuha amahoro, umwagurira imbago, wongere umuzamure, umugeze n'ahandi atatekerezaga ko yagera. Mu izina rya Yesu, imbaraga zawe zigumye zikorane nawe kubwo kwitanga nk'uku. Mana, umugisha wawe wa wundi abisi badatanga, wa wundi abisi batagira, uwumuhe, uwumusukeho, ugere ku bana wamuhaye, ugere ku mufasha wamuhaye mu izina rya Yesu, kandi umukomereza amaboko, kuko byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Urakoze Mana, nyemerere nkweretse abatwumva, nkweretse abari hirya no hino, abarwayi barwaye, abaraniwe, abari bacitse intege, bongerera imbaraga, ube mu ruhande rwabo, abari babuze uko babigenza ubabere igisubizo, babohorwe n'amaboko yawe akomeye. Haleluya, kuko uri Imana nziza yo kwizerwa. Mana, ubagereho abari i Burayi, abari muri Afurika, abari hirya no hino, abari muri Amerika, abari muri Kenya, abari muri Kongo, abari i Burundi, abari mu bihugu bitandukanye ntarondora. Ubagereho Mana, ubagereho kuko uri Imana. Kandi natwe Abanyarwanda utwubake, wubake Abanyarwanda, dukomerere muri wowe, dukomerere mu buntu bwawe, utubashishe gukora ibyiza, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo nukora neza ntuzemerwa. Uduhe gukora neza kugira ngo twemerwe nawe. Imbaraga zawe zitubeho ibihe n'ibihe Mana. Nifuzaga yuko ijambo ryawe ryagera ku bantu bose, bakarikunda, bakamenya ukuri, kuko ukuri ariko kuzaba batura, kandi kukabageza mu bwami bwo mu ijuru, ndetse kukabafasha bakiri no mu isi, kukababeshaho Mana. Urakoze uri Imana yacu nziza, ujya urenganura abarengana, ujya uruhura abarushye, abafite uburwayi, abafite ubumuga ukabaha ibyiringiro, ukabaha ibyishimo, abantu bose ukabakoraho, ukababera umukiza, ukarengera abatishoboye bose, ukababera umurengezi. Urakoze Mana, uzabwumva ari mu bibazo azahinduke, uzabwumva ari mu bibazo azumve ko hari ikikoretse muri we, hari ikintu gihindutse muri we, hari impinduka ije muri we. Nyemerere Yesu ukorane nanjye kandi ubane natwe twese. Urakoze kuri Imana nziza, ni mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abamugisha. Amen.